umukobwa yanditse ku rubuga nkoranyambaga ngo abagabo bose ni ihene. nuko umwe mu basore babibonye ararakara ahita amubaza ati none se waba wahaye papa wawe ubwatsi? Yes we umukobwa yatwaye inda itateguwe se abimenye ararakara amutegeka kujya kumwereka uwayimuteye. baragenda bamugeraho ariko umusaza yakunje isura bihambaye. umusaza ati niko sha niweho wanereye umwana inda? umusore ati ninjye muzehe ariko reka mbanze nanakuzimanire. umusaza ati kazimanirwe n'abazimu nta soni. umuhungu abamuciye mu ijambo ati tuza musaza inda sinayihakanye ninjye wayimuteye. nabyara umuhungu nzaguha kwasiteri 2 na miliyoni 5 zizakubera igishoro mu bucuruzi kuko umukobwa wawe yambwiye ko kuri banki bakwimye inguzanyo. rero reka guhangayika ikitabuze hano nta mafaranga. nabyara umukobwa kuko nkeneye agakobwa cyane two nzaguha supermarket ryaduka guriro rinini nguhe ikibanza kiri mu Bugesera n'isambu nini iri Rwamagana. umukobwa abayitereye hejuru atanyuma sinda iramutse ivuyemo byagenda bite? umusaza ati ceceka agakobwa nivamo azagutera indi urazana iby'imiteto mu mafaranga. Yes we umukecuru agiye kwa muganga nuko dogiteri atese mukecuru witwa nde? umukecuru ati nitwa Mukamana. dogiteri arandika arongera aramubaza ati rindi se? umukecuru ariyumvira ati va gushyiraho Bosiko. umukecuru Mukamana Bosiko. umugore ati mfite imyaka 50 ariko hari inshuti yawe ikimbona ko ndi mwiza cyane. umugabo nawe ati wagomba kuba ari Edouard Gasada byaze bikuze. umugore ati ubwo ubwiwe ni iki? umugabo ati nuko nzi ko ari gukunda kugura ibyuma bishaje muri aka gace. umukobwa ati mukundwa ufite telefone nziza. umuhungu ati urakoze. umukobwa ati wayikuye he? umuhungu ati niyo natsindiye mu masiganwa. umukobwa ati mbega byiza ubwo se mwirukankaga muri bangahe? umuhungu ati twari 3 gusa kuko yari ngewe nyirayo n'umupolisi. umugabo yafatiweho feri n'imodoka shoferi asohoka yitunganya ati amahirwe nuko twari hafi yo kwa muganga. undi ati nibyo uretse ko ari njye muganga. umugabo yaciye ku kigo kivurirwamo abarwayi bo mu mutwe yumva barimo gusakuza bavugira rimwe ngo 13 agira amatsiko nuko abona umwenge uri ku gikuta gikikije icyo kigo ajya kurungurukiramo ngo arebe ibyo barimo. arimo kurunguruka umwe mu barwayi bo mu mutwe acishamo inkoni ayimujomba mu jisho. yagize amahirwe n'iryaturumbuka. wa mugabo agiye kumva yumva aba barwayi bo mu mutwe basakuzaga bavuga ngo 13 batangiye kuvuga noneho ngo 14 amenya ko ari umubare w'abamaze kuhakubitirwa barimo gusakuza bavuga. umugabo abaratashye mu ijoro kandi yasinze. ageze mu cyumba cye arebye mu mirambizo ahabona amaguru 4 aho kubonamo 2. nuko abarahubutse n'umujinya mwinshi ahita atekereza ko umugore we yazanye undi mugabo mu buriri. niko gufata ikibando arahondagura bigeze aho asiga bataka yihina mu gikoni gushaka amazi ashyushye ngo abameneho. ageze mu gikoni asanga umugore we niwe aryamye. nuko umugore aramubwira ati mukundwa wanjye ababyeyi bawe bombi badusuye kuko mbubaha cyane baraza mu cyumba cyacu nizeye ko uvuye kubasuhuza. baseke bagororoke umunsi imvura yaguye ibukunzi nzabatereka intango. niko we uwera enda hano nkubwire. niko nyina ntawe yazindukiye he? simbizi natangiye gukubura yagiye kare.
Nikose niki yakubwiraga ejo ku mugoroba ko none gufite agahinda? Yantonganya agakeka ko njya nkubwira ibibangirira kandi yantumaga umuti ku mugezi wa Rubyiro. Umuti umeze uti? Uyu munsi ku mugoroba ndajya kumuzanira inyogaruzi. Ntugenda kubujije urumva? Nintajya yose yimukira. Ntacyo gutwara. Nabiguhata umubwire ko ntabishaka. Ntiyarazi ko mbikubwira. Nkubujije kujyayo. Umubwire ko nakubujije. Ariko rero dawe sinzi ko ntubizi mwana wanjye. Buri munsi mba mpangayitse ntekereza ubugingo bwawe. Dawe uzatura heho umutwaro wikoreye kubera ngewe. Humura mwana wanjye. Nakurwanye uri mutoya. Nzabikomeza kugeza ubwo nzagushyingira ukava mu maso ya nyina ntaho. Dawe ndabizi urankunda. Ariko kugaragaza urwo rukundo ni kurushaho kumunteza. Witinya ndahari ntacyo azagutwara. Ntibikwiye dawe kubura ihirwe mu rugo rwawe kusenya kubera ngewe. Mwana wanjye wigira impungenge. Nabura n'intebe yabukunzi. Yewe nahara n'ubugingo ariko ukabaho mwana wanjye. Ndabikubwiye dawe nyirantaho namubujije guhirwa. Nuhora rero umumpora sinzi ko nzaramba. Uwera mfura yanjye. Sinshobora kugutererana. Ntugira nyoko senge. Muri iyi si nta wundi ufite wakurwana uretse ngewe. Ariko dawe nzapfa ndabyiyumvamo. Igihe cyanjye kiregereje. Nabikubwiye mwana wanjye. Nzaheba nabukunzi. Nzaheba n'ubugingo. Ntawe uzakunshishaho. Nyirantaho arushaho kuntoteza iyo mwatonganye kubera ngewe. Humura ndi maso. Ntugahangayike kubera ibyo. Ahubwo ndakumenyesha ko ujye gusabwa n'umutware wo mu nkore. Ndabizi ntuzantetereza. Ndabyizeye. Uzakomeza ubwitonzi ngushima. Dawe wintera agahinda. Kubwiye ko ugiye gusabwa urasubirwa. Niki mwana wanjye? Dawe bagiwe ko mama yaguye mu nkore. Humura ntacyo uzaba. Umutware wo mu nkore ndamuzi. Ni umugabo ntazagufata nabi. Dawe ndatinya. Iryo zina rintera ubwoba. Uratinya ndisi? Ndatinya Nyabingi. Ngo mu nkore haba Nyabingi. Kandi ngo mama yazize Nyabingi. Humura. Umutware wo mu nkore ntaterekera Nyabingi. Ako bavuga ko ntawe utuye mu nkore utayoboka Nyabingi. Humura mwana wanjye. Ndagukunda sinakuroha. Mu nkore se ko ari kure cyane nzasurwayo nande. Nzagusura. Umuryango uzagusura. Ntahaba kure hari uwawe. Nubu dahari se nzagerwaho nande ntagira mama. Mfite kwibuka. Umugaragu nizera. Nzajya mugutumaho akumenyesha amakuru yacu. Atubwira uko umerewe. Kwibuka? Kwibuka ndamwizera. Nawe uzamwizera. Imico ye myiza ikwiye kumushyira mu rwego rw'imfura. Irungu rizanyica muzajya mungeraho mutinze. Oya. Mu nkore hariyo n'abandi bavandimwe muzamenyana. Bazagufasha kumenyera. Uzajyayo mwana wanjye nahaguhitiyemo. Ndabyemeye. Nuko mwana wanjye. Igihe nikigera imvura imaze kugwa mu gihugu. Mbese ubukungu bwagarutse bukunzi. Nzagushyingira. Ndabyumva dawe. Nuko. Uzubahe kandi ukunda umugabo wawe. Uzubahe nyoko bukwe na so bukwe. Nzabikora. Uzamenye inshuti z'umugabo wawe. Uzamenye ibintu azagushinga. Uzakunda umurimo. Uzarere neza abana Imana izaguha. Nzakurikiza inama mu mpaye. Ngaho ikomereza umurimo wawe. Ariko wibuke icyo naguhannye ntugikore.